bikeyura ikenya babishawura urasanga bikeyura urabona batira njya nicara nkigunga nkibuka agacuka cunakwibuka intebe uyatumye ashiguka intwari bavuga ibigwi keretse cyuhintego urabasenga bikeyura ikenya babishawura urasanga bikeyura urabona batira nagukumura cyane nkaransaba imana bwacyo mtakatifu sana imitima kama wezero wawe byose bishya zizabone guhinduka dusabe mana mesha kwema Roho Mutagatifu basa kubizwa nawe kundi bitunganye no kunerwa nawe iteka ugaze bisumana wacu kwa Samaria ushinde umwana Imana wewe ushobora gusumugisha neza umwana wabyasizwa Maria Mutagatifu mubyeyi w'Imana rero dusaba twanyabyaha n'umwe dusafira hano na izina y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu bakabona bakabiri ujye mwakwegereje baberuze Ni muchimba
dusaba kubwirizwa nawe ukundira ibitunganye no kunogera w'iteka kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Teguye kuko tugomba kwegera aya meza tukegera dushaka umugeni waduteguriye. Uyu mugeni waduteguriye Nyagasani Yesu, turagushimiye kuko aya masaha tugiye kwakira ibirori waduteguriye. Niyo mpamvu tugusingiza tunagushimira kuko byose byanyuze ugushaka kwawe. Turi gusingiza Nyagasani Yesu. Uyobora intambwe zacu. Aya masaha rero turagusabye ngo ubururukire ahangaha ibinyobwa, ibiribwa, ibiza kuvugirwa ahangaha, ni wowe ubiyobora. Urumuri rwawe niruze ruyobore ibiza kubera ahangaha. Ko washishimwa kungiyeho aragutakambira ngo urengere umusabe. Nicyo gituma mwizera ndavuga namuganye mbayo n'umunyasa. Muze umukiza ibyo mubwira ubyuziteho. Amina. Kugira ngo utasoma mu cyaha ku izina Oscar yego mubyeyi, nubwo twasuzanyije ariko dusubiriye nta nicyo bitwaye. yego yego. uje kuvugisha twari mu gitaramo ahangaha umunsi w'igitaramo cy'abiri Wa munsi Yesu yavutseho wabise barayizije iwacu turakristo, ibanga ry'abiri iwacu twarabizihije. Yesu turamuzi turamukunda, muracyari buganje yego nakarukanye nuko gusa tugusatira n'icyo bita ngo bunani. rero numvise uvugisha mu kanya gahise igitaramo turimo rero cyo gitaramo cy'ubukatsa bw'umuryango wa Yemere gutarama iyo amatariki ageze aha rero ibyo twaba twaragezeho ibyo twakoze ariko igitaramo ingingo twaba tugezeho nziza yari kumenya n'inshuti zitugendeje. uje rero tuza dufite igitaramo ariko mbere yo gusangiza igitaramo ahangaha tuba turimo dusangira no ku buki bwiza. ndagira ngo rero gucura nubwo buriya ahantu ugiye mubwiwe ntabwo aba yoroshye, ndagira ngo tugire abantu bacu babahereza bakuzanira ubanze wumve ko twaba dutaramiyeho. Bukemeza ubuki numvise bwa bundi pe, kandi n'abo twagendanye n'abo dusanganye bose bazi kunyoterwa birangiza. yego reka tujye nabwo rero MC hajambo yavuze ngo muberewe kandi mutaberewe abakwiriye ni byiza. Rero nagize ngo igitaramo murimo nsabe umwana twagendanye abona kugira ngo zikomeze turyohere munyakirije. uko nyuma y'iriya nzoga nziza y'urwererano narigize ngo muze kunyemerera nze kugira ngo uruhare, ndagira ngo nze kubaka umwanya w'ijambo. hano nahifite urwagwa ndabona rupakiye rwa kinyarwanda, ariko nagize ngo nyuma yo kubona yuko wagiye ukeka amababa urebe umusore cyangwa uburenganzira, umusore arwenze aze avaneho umufuniko
mubyeyi icyo mubwira gikora iwanyu nta kiniga amazi gase bitende mugira ndamugira niyegere hino akarambwiye ngo nijya mu gitaramo rero sinzavugire ku nzoga y'urugo ahubwo nikenera umwanya w'ijambo nzarihakirwe nibwo rero none ahangira ngo ijambo yakubwire ukagira imana we nyuma y'iriya dusangiye iyi ngiyi nyuma yo kuyakira nibwo njya nababwira icyo isobanura ntabwo nanga inzoga inzoga umeze mpate ntacyo bitwaye umeze mpate nuko rero usanga ubwo bukene bunyuranye ntandi nahakirizwa ari iwawe ishamo iryo nabasha kunyuramo ndivuze mwumvira yuko iryo rego risaba guhakirwa kabone n'ubwo buhake bwaciye mu Rwanda ariko ko ari irembo ryinjira inka igasohoka umugeni twaraganiriye hari muri noheli y'umwaka yashize akandirimo mu gicamunsi cya noheli turuganira shyiraho ikimenyetso nanditse nka n'abaziritsi ikimenyetso nawe maze kunyemerera mbona unasanisha kigiye rero kuno munsi wa none nibwo navuze ngo musira nzoga wese kuyibura hariya iriya nzoga yo kariya kabindi ka gatatu ni inzoga yo gusaba umugeni umubyeyi niba munyemerera nurambika ikaze mu muryango ubure munyagira turabuze igihe zidakomeza ariko muri ababyeyi nzi yuko si ya ndirimbo yandirimbo umubyeyi benshi ku mwana ariko ubu ngicaye ubwo mwafaza bose bamwe mwebwe turashimye ntabwo mu rushango tujye kure ubundi muzareka ntabwo mwishurume yego iyo nzoga yo gusaba umugeni ndayishimira umuryango ndagira ngo n'umuryango wanjye umugeni rero waba ushaka si ntabwo ngira abageni benshi ntabwo ngira abageni benshi ngira ba mukobwa jana ngira ba wambinka barahari n'abagira bwiza n'abagira sinzi ushaka muri bo nze kumva ko rero bambwiye ko hari umugeni dufite witwa Oreya Tuyisenge hari bakunze mwiza ubereye Imana n'igihugu ariko nabwo ubereye umusore umwe wacu wamukunze uwo mukobwa yitwa Tuyisenge Oreya abaye agihari mwamutubwira
cyangwa niba umutanze gutubwira ureba no mu rugo yitwa Oya Twisenge. ndabyumva turabagira ndetse namugira amazina menshi y'umuryango. turabagira ubwiherero muraza mwenda kandi bigana nsanze Gerard nawe gutya ntawe ukamubaza nabyumvise turabashura umugore ndabyumva we turamugira ntabwo nuko inzoga irimo kano kabindi bayita iy'abashangazi wa Rege. Nuko rero ubwo mwabyemeye gutyo buri munsi ari umugisha kugira ngo tumuhabwe neza kandi ikintu mwagezemo nawe azajya umugisha. nuko umwanya mutoya wacu ubu ugizwe n'isuka imiteja abana bakubikora ubwo buryo nibwo buryo umuco nyarwanda noneho tukongeraho n'akabindi. yego ubwo rero iwacu nabwo nta subyenda yonyine. yego nagize ngo uyakirije Muveta Jamani. Nuko rero mubyeyi nagashimye Imana ntabwo ari agasugi ahubwo ni isugi. yego turukuntu ruza ngaha bakameze gutya kaba ari ikibazo abizi igifaransa ngo point d'interrogation ariko bageze gutya kaba igisubizo. noneho ugeze gutya noneho uduhuje tubiri tubyara umutima ushobora ngo hati umutima wacu n'uwanyu biri kumwe twasohotse na iyo ukuze ko mwahira wahindutse yinyerekeye abasore sinabanyibirize ibintu bijyanye yinyerekeye ugira gutya yego ariko nturengere ubibi ugira gutya abibonye ukagira gutya bakunshimira nuko rero kubera hafite indwara nyinshi z'amatungo aho kujyana itungo hariya kuri uwo mugezi itungo rimurira mu kiraro kiri kibumbiro. noneho iyo imaze kurya yananyweye inka ntabwo ikamwa amata toyidoyi muyago burakera cy'igicucu. shimira ko baturutse ntibatebye basongera ngabire emwitundi mu kanya baza kubona ajugubiye akaturwana mu maboko ninkomeza kuryongomora. reka basabe mutere intambwe ebyiri musubira inyuma mwiyeranje nk'aba nta mugabo dije bari abasore nta mugabo mu rugo ntabwo dukeneye ko muzaguma mu kirambi ngo muveho mugumirwa. tubategetse mu izina rya Yesu umwaka utaha muzarongora. ubwo muti mu izina rya Yesu ubutaha tuzarongora. nta nubwo babikeneye ntacyo bitwaye. ndabaza abantu batatu muri mwebwe uwa nyuma niwe uza kubarokora. nibabaza ibibazo bitatu hakagira ubitsindwa
mwese ndabona musohotse aha ngaha ntabwo nzabirukanye mu gitaramo iyo ubaye ikigwari mu gitaramo nyine ntabwo tukwishingira nuko ni amahoro aha ngaha hari ingeri zitandukanye hari abasaza batumva ururimi rw'icyongereza sibyo noneho umuzungu araje umunyarwanda agize atya abona ibintu byamurambiye ataki kugira ngo umuzungu abashe kumenya mu rurimi rw'icyongereza ko wamusobanuriye arajuriye MC aho n'abana kuri iyi mitima iri gutera MC babarije kuri iyi mitima iri gutera igaragaza ko yabuze n'ihitamo ry'umukobwa bazaza MC n'abana ikibazo kigira kiti inka yuriye inzu idakomeye irahirima inka yuriye inzu idakomeye irahirima uriya hahirimye iki hahirimye inzu gusa ikibazo yacyumvise yewe nibutse ko wize ikigoroba ntacyo bitwaye wirusha ni amahoro hanyuma se harya ku wa kane twizihije iki noheli twibutse iki yesu yabyawe nande mariya yari umugabo wande yari umugore wande yosefu aha yosefu yakoraga iki aha mubanze mumumpera amashyi hanyuma se ibikoresho yaguragamo ububaji yari yo kwanda ntacyo reka tubane imbabazi iyo baye atatu ku icumi mwe murabangahe kandi mubashimire rero birakora uko inkoni bikore nk'akazi nk'umuntu ugiye kurasa ahandi do mugire mutya mu mukubitire sayuti shefu yemera ko abicaza nawe abyicaro ni wowe utanga uburenganzira n'uwemera hozwanane hari wowe twari twikundire ihwanye mbamico byiza zibira rimwe abasaza bawe basigire mbenyo kubyara dusi umuteye agahinda abari bani muze mwihanagure turusheho kumusabira shenge agimibuka mu marembo twunyikanye ibiganza tumushimira turusheho kumusabira shenge azakubake neza yewe yaje uwariboye we yewe uwariboye inda n'umugo yaje umwiza wariboye yewe yaje kibasumba we ubasumbya n'igihagararo yaje umwiza wariboye yewe yakowe indangamirwa y'ingondo yewe gitare gitebeje umukondo yaje umwiza wariboye
siyoni hazaba n'umuhondo abakecuru ikabahaza amasimbo we yaje umwiza wayoboye yewe iyo nkuwayinyoye we yaje we ntawumurusha gutera neza yaje umwiza wayoboye abareba nk'inyambo we yewe inyana iri mu ruhongore yaje umwiza wayoboye yewe yaje uw'Imana yasize yewe yaje uw'iminwa y'inziga yaje umwiza wayoboye yewe ahesheje ishema umuryango yewe natwe turishimye we yaje umwiza wayoboye yewe natwe turishimye we yaje umwiza wayoboye irukaga n'abakukana irukera ntabazanira ufusha mu nduru intwari zagize imbere n'imanza ruzigatengera batungane ku cyuma kivugiriza ku mukono nkishije umuvumba ntawe nkoze ariko rero musore usobetse ubutwari amashyi y'impunzi nari yigeze ngo yibiranza kugutera mu maboko atari ayacu ariko ugabyemeye data uramushyikirize mugenzi wawe ahandi nawe mwereke umuryango yongera agaruke mu maboko y'abakumizi rero mwana wanjye nagusabiwe bambaye inzoga nazibereye n'umuryango namutanze kandi n'ubwizwa na mubuki uyu musaza yaje iwacu usabye imigambi uyu Osikari yavuze ko ntabwo yagize aramuha ubwiyereye nziza mwatanze amasomo akabyaranye umusaza arafata ukuboko papa na mama nibahaguruke bakire mu kazana dore ngaho abo usanze nta mwana uhobera ababyeyi ababyeyi bahora umwana so ubukwe umuguranye so nta yandi mahitamo nyine basi uri mabobere rwose nta kibazo amaye abagabo nuko rero data rero murakoze integuza wa mukobwa arazi kuza kuba hafi ngaho ni mu kibirane rero utumviriza muramu wanyu arimo aganira na mushi amashyi y'impundu neza myinshi kamuhanda uzamura ukuboko umubwira ati ndaguhamisha zamura ukuboko impano twamukurindishije ntabwo uzamukurindira impano z'ababyeyi ndabona umuntu ndi kubivuga dushyira mu byuma twihuta niba ari impano banamugeneye ya papa wibikora wirukanga mama kora nk'umuntu uri kumwambika icyubahiro mwese nimukoreho mama na papa ndetse n'abana nabo bakoreho hari impano mama niwe utahiwe mama aragabanye amakamba y'uburere bwiza bazahora bibuka iteka ngaho ngo bimufashemo Oh,
yumvikanije amazina ikora cyo kwicara kuri mama uyirutse imbere erega ubusore bwawe ntabwo abukangwa abashimire reka rero kumutangira iminota ibiri ahandi azivuge atarangaga bari abakobwa nabo batambuka Bayani